Yesu ntiyashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku mwami Imana tuba twese mwiza, bikomeze Imana mwe bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Kristo, dushimana cyane ikomeye cyane gukomeza guturinda muri iyi minsi yose, iminsi igoranye, ariko Imana iracyari mu ruhande rwacu, niyo mpamvu cyane ikomeza kubaha ijambo yavuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nta n'umwe mubisha wacu yava, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Dushimane cyane rero kumeza guturinda ko bukeye nuko bwije. Abo dukunda kubana mwese ndabasuje cyane, nabo tuzabana mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeza abana mwese abari ku migabane itandukanye, ari Uburayi, ari umugabane wa Aziya, ari umugabane wa Amerika, ari umugabane wa Afurika, cyane cyane hano iwacu mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibabwire kandi ikomeze ibatabare kandi ikomeze ibarwane muri byose. Mbafuriye cyane umugisha w'Imana no kujyana kwaguka cyane mu buryo bwose bushoboka, no kugira ibyiringiro bishya by'abana b'Imana byo kuzategereza cyane umuzuko tuzagira ubwo wa munsi uzaba wegereje. Icya mbere cyo mugomba kumenya, Yesu azaza. Kuba azaza rero tugomba kuba tumwiteguye cyane kurusha ibindi byose, kandi icyo mpora mbifuza nanjye nifuza ni uko twese twazagera cyane kuri uriya munsi, kandi twese tumeze neza nk'uko Imana ishaka. Amena, tumeze nk'uko Imana ishaka, nicyo kintu cya mbere gifite agaciro, kuko buriya nabonye neza yuko ntabwo uzava ngo ufite agaciro kubera ikintu runaka wakoze, ahubwo icya mbere Uwiteka azareba imirimo yawe wagiye ugaragaza, uko wagiye ugaragara imbere y'Imana mu buryo bwose bushoboka. Izareba cyane uyu muntu utagiye yitwara imbere yanjye. Rero ntabwo uzavuga ngo hari n'imirimo uzakora ukimara uba umaze kugera ikuzimu, uko icya mbere cyo umugenzi njye avuga akavuga ngo abapfuye nta kindi kintu bategereje, ariko abatarapfa bo bategereje yuko bazapfa, kandi byose barabizi. Then bisobanura yuko icya mbere cyo umuntu imirimo yose yakoze akiri mu isi niyo ishobora kuba yamuherekeza, kandi icya mbere cyo cy'agaciro ni imirimo uba waragiye ukora mu buryo butandukanye. Mureke rero icya mbere cyo dukomeze cyane tugire imirimo myiza aho twaba turi hose, bimenyekane yuko turi abana b'Imana, kuko icya mbere cyo ijambo Imana iratubwira cyane ubwo Imana yakunze abari mu isi cyane, kuko kubikunda abari mu isi cyane byatume cyane itanga umwana wayo w'ikinege. Rero icya mbere gifite agaciro ni uko igomba kubigukunda, then nawe ukaba ukunda Imana. Rero birasaba ngo uhindukire cyane, turebe cyane ukuntu twakongera cyane kwishakamo imbaraga zidushoboza kongera gukomeza kuba abana b'Imana. Ifite agaciro nta kindi, kuko icya mbere ntabwo ari uko wagira ibintu runaka, si uko waba utunze ibintu runaka, si uko waba ufite ibintu runaka bitandukanye, ahubwo icya mbere ni uko watunga Kristo uhagije muri wowe kurusha ibindi byose. Amena. Mureke dusenge Imana maze dukomeze tumve n'ijambo ry'Imana, iry'Imana tugeneye umunsi wa none. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, turagushimiye cyane, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze wabanye natwe Mana uyu munsi wose. Wemeye kuba mu ruhande rwacu, wemeye guturinda, nushimwe himbazwe, nubishimiye kuri Imana nziza kandi kuri Imana ifite imbaraga. Mana gushimiye byinshi wagiye ukora hagati muri twebwe, ukuntu wakomeje guturengera no kudutabara muri byose. Kristo ntabwo icyubahiro, kuko uri Imana yacu bwite, kuko uri Imana ifite imbaraga. Mana ndi imbere y'amaso yawe, ndi umwana mutoya, ndi wa wundi umunyaminwa yanduye. Mu izina rya Yesu nyemera cyane ubanze ukoze ikarya kumuri ku munwa wanjye, mvuge rwose mvugishijwe nawe. Mana ibyo nkora byose mbikore nkoreshwe nawe, mu izina rya Yesu. Reka umwuka w'ubwenge aganze muri akanya. Ijambo ryawe Mana uriherekeze, ushoboze abantu kumva ijambo ryawe kandi ribahindure, mu izina rya Yesu. Ngo ijambo rituge cyane mwingize mu zamani ugasiga igihe tukagana ntabwo azatinda. Shoboza abantu gukiza by'ukuri kandi bahinduke bave mu byose bibwira, mu izina rya Yesu. Urakoze kujye kuba natwe muri byose, soge neza nzi kubikoze bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyanditswe na Joshua ibice 24, turasoma ku murongo wa 14 n'uwa 15 na 16. Niyo tugiye gusomaho. Joshua ibice 24 umurongo wa 14, 15, 16 niyo tugiye gusomaho. Niyo tugiye gusoma muri rusange. Hari ijambo ry'Imana avuga ngo
nuko noneho mubahe Imana, mumubahe Imana, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari izo mana z'abasokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Amena. Cyane cyane umurongo nunguyu, niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari izo mana basokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe cyane na Joshua, ni amagambo yarimo adeklara ubwo yarimo yibutsa cyane Abisirayeli ku bijyanye n'ibintu by'urugendo, abatekereza Abisirayeli urugendo bagiye bagenda uko rungana. Murabizi neza yuko Abisirayeli, Yesu cyane mu gitabo cy'Itangiriro dusanga buriya Abisirayeli bageze muri Egiputa bavuye i Kanani, bari baje bamanutse ari umuryango w'abantu 70 bagiye muri Egiputa, ari Yakobo n'abahungu be n'abakazana be bose n'abana bose bari 70, basanze Yozefu muri Egiputa. Ubwo Yozefu yari minisitiri w'intebe muri Egiputa, baragenda batura mu gihugu cy'i Gosheni muri icyo gihe. Ubwo rero bagumayo gutyo, bakomeza baragwira. Noneho abari mu gihe cya Yozefu bose baza gushiraho, hasigara abandi bantu bake cyane, hasigara abandi bantu bagenda bakura, muri make bagenda biyongera mu buryo budasanzwe, kugeza aho muri Egiputa haje kwima undi mwami utarugeze umenya Yozefu uwo ari we. Noneho uwo mwami niko guhita afata gahunda yo guhita avuga ngo aba bantu rero turi kubona bakomeye cyane kuba bagwira cyane, birasaba yuko tugomba kuba twabashakira ubwenge, tukamenya icyo twababyazaho umusaruro. Yesu nashimwe cyane. Rero akimara gutekereza gutyo, aravuga ngo tugomba kubakora icyo bita uburetwa. Ariko Abisirayeli kuba bajya muri Egiputa byari biri mu mugambi w'Imana. Nibyo Uwiteka yari yabwiye Aburamu mu Itangiriro ku 15, ubwo yasanga Aburamu yasinziriye ahantu hatari gusinzirirwa. Muri make hari igihe usanga umuntu yasinziriye ahantu atari gusinzirirwa, bikazagira ingaruka ku bantu bazamukomokaho, abenshi bakazagira ibibazo bikomeye cyane. Rero ushobora gusanga iyi saha ibibazo uri gucamo bitandukanye, birimo bituruka cyane ku bantu wakomotseho, ari barimo baguteza ibibazo. Iyi saha ushobora kuba urimo, ushobora gusanga uruzerero iyi saha uhagazemo rwaratewe n'abantu wakomotseho. Ushobora gusanga iyi saha intambara uri kurwana zaravuye cyane mu miryango y'ahantu ukomoka. Ushobora gusanga iyi saha tuvugana, ushobora gusanga hari umuvumo cyane uri ku muntu ukuriho, uwo muvumo ukaba waravuye cyane n'ubundi ahantu wakomotse. Rero intambara zose turwana zifite aho zituruka, zifite aho ziba zivuye iteka ryose. Niyo mpamvu iteka ryose mugomba cyane kujya mwitonda, babyeyi, mukajya mureba cyane ukuntu mwakora ibyiza, kugira ngo abana banyu muzabareke ibintu byiza. Aburahamu yasinzira atari gusinzirirwa, muri make asinzira ku gicaniro, kandi bitari ngombwa. Byamusabaga yuko agomba kuba maso iteka ryose, kugira ngo inkongoro zitaza kuza ngo zize kuba zakwangiza igicaniro. Noneho arasinzira, maze inkongore ziraza zangiza cya gicaniro. Rero Uwiteka ahita avuga ngo rero bimenya neza yuko kubera iki kintu ukoze, urubyaro rwawe ruzaba abacakara, bazaba baretwa mu gihugu cy'abandi imyaka 400, kandi si wowe uzajya ahubwo ubuvivi bwawe niko bugomba kuzajyayo. Muri make byaje gusohorera kuri Yakobo n'abana biwe. Rero urumva bwa buretwa barabutangiye cyane. Wa mwami utaruzi Yozefu babatangiye bwa buretwa, barabukora. Noneho
kugeza aho babonye bikomeye. None umwami w'Egiputa avuga ngo birasaba yuko umwana wese w'umuhungu uri buze kuvuka yegera ababyaza bavuga ngo umwana wese w'umuhungu uri buze ko yavuka muze guhita mumuhotora atari yagera ku isi. Umwami w'Egiputa abwira ababyaza. Niyo mpamvu ababwira ngo icya mbere cyo umugambi w'Uwiteka ntabwo wayoba, naho byagenda gute ntabwo wayoba, ntabwo byashoboka. Apfa kuba ari Uwiteka wavuze, apfa kuba ari Uwiteka wavuganye nawe. Rero Uwiteka kuko yafite umugambi ukomeye cyane, nubwo ubwo bwoko bari mu buretwa, bari mu bihano byatewe na Aburahamu ko yari yasinziriye, ariko Uwiteka akomeza cyane kubagumisha amaso yiwe, akomeza kubarinda, akomeza cyane kubareba, atitaye cyane ku cyaha bakoze, atitaye cyane ku byo bagiye bakora bitandukanye. Maze Uwiteka areba Abisiraheli, amenya uko bamerewe, bituma Uwiteka abagarukaho. Amena. Nawe Uwiteka iyi saha, nawe Uwiteka uyu munsi tuvugana, arebe uko umerewe, arebe cyane ikibazo ufite muri wowe, maze agire icyo yakora kuri wowe. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka agira icyo yakora ku kibazo ufite cya mbere. Icya mbere cyo niba umwizera by'ukuri, ukaba umwiringira by'ukuri, ukaba umwizera udashidikanya. Kuko icya mbere cyo Uwiteka uwo ashobora gutabara ni wa wundi wamwizeye by'ukuri, ni Uwiteka nashobora kuba yatabara. Uko Uwiteka yanga icyo bita cyane gisa nacyo, akeneye umukiranutsi. Ndiye muntu Uwiteka akeneye, kuko niba utera ngo ube ukiranuka uko Uwiteka ashaka bizakugora. Imana ikeneye yuko umuntu wese ugomba kuba yayambaza, ugomba kuba yasenga Imana, agomba kuba yasenga Imana mu cyo bita ukuri n'umwuka. Ntabwo wasenga Imana mu nyuma ngo bize ko byashoboka. Maze Uwiteka akomeza cyane kubana na Bisiraheli, abana nabo cyane bari mu gihugu cya Egiputa, kugeza aho Uwiteka yaje kubacyurira, yamaze gutegura puravuga ngo nta wundi zakoresha, akoresha uwo bita Mose. Mose muzi amateka ukuntu yabayeho, ntabwo tuye guca amateka ya Mose, ariko Uwiteka akomeza kugenda n'Abisiraheli iteka ryose, yambuka nabo inyanja itukura, barambuka baragenda bagera hakurya y'inyanja itukura. Maze Uwiteka akomeza cyane kubarinda uko bukeye n'uko bwije. Uwiteka akomeza kubana nabo iteka ryose. Amena. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka akomeza kubana nabo, akomeza kubarinda mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo yigeze abahana, nta nubwo yigeze abareka, ahubwo yakomeje kubana nabo uko bukeye n'uko bwije. Amena. Yakomeje kubana nabo uko bukeye n'uko bwije, akomeza arabarinda cyane. Abatunga icyo bita manu, abatunga cyane ibintu byinshi bishoboka cyane bari mu nzira. Ntabwo bigeze bahindura imyenda, ntabwo bigeze babyimba amaguru yabo, kubera ko bagenze urugendo, bagenze imyaka irenga 40 bari mu nzira kandi bagenesha ibirenge, ariko ntabwo bigeze babyimba. Uwiteka barwana intambara zose zishoboka, Uwiteka abana nabo mu buryo bwose bushoboka. Amena. Ariko hajya aboneka abantu benshi cyane bagiye bagomera Uwiteka, kuko Mose yazamutse ku musozi agiye kuvugana n'Uwiteka, amara iminsi 40 arimo aravugana n'Uwiteka. Yaje kumanuka maze asanga abantu bamaze kwiremera ikigwamana ngo nicyo bagiye gusenga. Bamaze guhindura Uwiteka, bibagiwe ya Mana yabambukije ya nyanja itukura, bibagiwe ya Mana yakomeje kubatungisha manu, bibagiwe ya Mana ya yindi yabahaye amazi. Muri bake bazi bavuga ngo Mose umuntu w'Uwiteka yaduhaye yamaze kugenda. Birasaba yuko tugomba cyane kwiremera izindi mana hagati muri twebwe. Amena. Ariko igifite agaciro cya mbere cyo nuko ubuzima bwose wabuhagazemo, banza wibuke cyane ukuvuga ngo abantu benshi cyane iyi saha hari ibintu cyane bari gukora, ugasanga umuntu iyi saha yibagiwe cyane iby'Imana yakoze, bikaza kumutera kugira umutima wo kuba yakwanga Imana, yo kwangiza Imana, yo kumva yuko Imana yamutaye, maze agahita avuga ngo rero ndi kubona inzira byanze, reka ngo yashiriya nzira runaka. Ariko ukuri ngubwira nta kindi. Icya mbere cyo niba uri mu nzira y'Imana, mu
uzabana n'Imana. Ariko niwanga kumvira Imana ukajya kuba wagamisha amajosi, ukajya kuba wagwanya Imana, Uwiteka azakurimbura. Ntabwo azigera yita cyane ku kintu icyo cyose. Icya mbere cyo Uwiteka ashaka ni ukuba mu nzira yose urimo, inzira y'ubutayu yose waba uhagazemo. Menya neza yuko uzagera i Kanani, ariko iyo nzira yose waba urimo urasabwa ko wamaramaza, urasabwa ko wagenda muri iyo nzira cyane, kandi ukagenda wejejwe, ukagenda cyane ufite ibigukwiriye cyane, ukabana n'Imana neza. Kugira ngo ngo gutya na gutya ariko bimeze, hoya, Uwiteka ikintu akeneye kuri wowe nuko wakwezwa ukanakiranuka mu nzira yose waba uri gucamo, kuko ahantu uri guca ntabwo ari wowe wenyine gusa wahaciye, haciye abantu benshi batandukanye. Amena. Rero Mose avuye ku musozi asanga Abisiraheli bamaze kurema indi mana bagiye gusenga. Mose abura icyo yakora, ariko Uwiteka nawe abirebye n'ubundi aragaya cyane, yumva agize ikibazo gikomeye cyane. Ubwoko nzabana n'ubwoko gute? Nzabana n'abantu b'ubwoko kuva ryari bimeze gute? Yumva nyine biramucanze muri rusange, ariko Imana ishimwe cyane, kuko n'Imana yo ubwayo ijya yitegurira, ikamenya itangirira, ikamenya n'iherezo, ikamenya aho ushobora kuba yatangira ikintu, ikamenya n'ahantu ushobora kuzasoreza bitewe n'umugambi wayo. Uko Imana ivuga ngo icyo yibwira kuba yagirira umuntu wese ni icyiza, ntabwo ari ibibi. Iteka ryose icyo abantu bakenewe, icyo abantu bakeneye ni ukweza no gukiranuka. Icyo abantu Imana bashakaho ni uko bagomba gukiranuka iteka ryose. Ukamenya neza yuko ubutayu mpagazemo buzashira, izi ntambara zamagaze muri Ishaka zizashira. Igifite agaciro cyane nuko nakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Igifite agaciro cyane nuko Uwiteka yanyemera. Ntakiri ikintu kikiyewe cyane nuko ubutayu bwose waba uri gucamo wabanza ukemerwa n'Imana. Intambara zose waba uri gucamo ukabanza ukemerwa n'Imana. Bitagenze gutyo rero uzisanga ahantu habi hatandukanye naho Imana gushaka. Uzisanga cyane winjiye mu nzira ukibaza uko uzabigenza, ukibaza amaherezo y'inzira ihagazemo. Ariko umuririmbyi yavuze ngo nubwo tureba tukabona ari mu kabwibwi, Yesu aravuga ngo dore njyewe ndi kumwe namwe, ntimugire ubwoba, ndi kumwe nawe, ntimugire ubwoba. Amen. Rero Abisirayeli bakomeje baragenda, bageze ahantu barakomeza baragenda urugendo rwabo rwose, ariko ugasanga iteka ryose bahoraga barwanya Mose n'Uwiteka igihe kirekire. Ariko Mose akagenda bihanganira, Mose akagenda bihanganira iteka ryose, kugeza aho Uwiteka afashe umwanzuro avuga ngo ngiye kwica ubwoko maze nkuremere ubundi bwoko mu mabuye. Mose abwira Uwiteka avuga ngo hoye mwami Uwiteka, ntukore iryo kosa. Mbere yo kubikora banza umbaragure mu gitabo cyawe. Urumva umuyobozi nyawe, umuntu w'umuyobozi nyawe rwose umeze nka Mose, niyo muyobozi isi yari ikeneye, niyo muyobozi itoro ry'Imana ryari rikenewe, niyo muyobozi idini runaka yari ikenewe. Umuyobozi ugirira impuhwe akagirira imbabazi abantu ayoboye, akumva yuko yanakwemera no kubitangira. Urumva uwo nguwo niwe wari ukenewe, apana wa wundi uvuga ngo ngiye kwita cyane ku byanjye, ahubwo akumva yuko no kuba yareba umuturage cyangwa umukristo runaka ari mu kaga runaka akumva yuko ari ikibazo. Amena. Yesu nashimwe cyane, akumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko isa ndababwira ngo Mose ubwiwe yasabwira Imana avuga ngo hoya devia uwo mugambi wawe. Uwiteka atadevia umugambi kubera umutima yarebye Mose afite, bituma Uwiteka adevia umugambi wiwe. Uwiteka aravuga ngo nta kibazo, uzancumuraho wese niwe nzajya mpana iteka ryose. Maze baragenda kubera ukuntu bakoze byo kuyabagerageza abantu mu butayu, na Mose babaza kumugerageza, bituma atambuka Yorodani byibuze ngo agere i Kanani. Maze yo Mose yari afite uwo bita umufasha wiwe wahoraga amufasha iteka ryose, ariwe Joshua mwene Kalebu. Noneho Joshua buriya afite amateka akomeye cyane, kuko Joshua ubwiwe Mose akimara koza abagiye gutata igihugu cy'i Kanani 12,
mu bantu babiri bazanye inkuru nziza yari Mose yari Joshua na Kalebu. Bazanye inkuru nziza cyane babwira Abisiraheli amagambo cyane ajyanye n'amagambo Uwiteka ashaka. Amena. Kuko 10 ba mbere baje bazana inkuru y'incamugongo, noneho babiri ari Joshua na Kalebu bazanye inkuru bavuga ngo icyambere cyo ibyuko bababwiye niko kimeze, ariko ijambo rifite agaciro cyane. Kuba Uwiteka twishimira gusa nicyo cyonyine gusa cyo yikizatambutsa aho hantu nta kindi. Icyambere urugamba rwose waba uri kurwana, niba utemerwa n'Imana, niba utishimirwa n'Imana, iteka ryose uzarugwaho, niko kuri kw'ijambo. Nta kindi kintu kizagushoboza gutsinda urugamba usibye kwemerwa n'Imana. Kuba wagenda ukava ubushya ngo nasenze gutya na gutya, ariko udasenze mu kuri, udasenze muri position Imana irimo, baza cyane uteganya ahantu hari Imana. Kuko icyambere intambara zose uri kurwana zose uzazineje bitewe nuko wasenze, ariko bantandukanye ibyo bita gusenga kwawe, usenge mu kuri no mu mwuka, nibwo uzabona ubutabazi buvuye ku Mana. Naho nutabikora gutyo bizakugora kandi uzabyisangamo wabuze uko ubigenza. Kuko icyambere gifite agaciro nuko Imana yakwemera kurusha ibindi byose, nuko Imana yakwemera cyane ikavuga yuko hantu runaka hari umuntu uri mu ishuri ariko uriya ni umuntu wanjye. Rero kuvuga ngo uri kwiga ariko Imana itakuzi, cyo kibazo gikomeye cyane muri rusange. Maze Joshua bakimara kwemera amagambo, Uwiteka ritavuga ngo aba bantu ko ari babiri nibo bonyine bazagera mu gihugu nateguriye basokuruza banyu, kuko bafite umutima umeze nk'uwo nshaka. Muri make Imana irashaka yuko tugira imitima nk'iri muri Kristo Yesu. Niyo mutima Imana ikeneye ko dutunga, kuko indi mitima yose watunga atari umutima ngo ari muri Kristo Yesu yose ni ubusa. Imana ikeneye yuko wongera kugira umutima nka wa wundi wari muri Kristo Yesu. Niyo mutima ukeneye. Uko icyambere Imana yabonye yuko hari imitima dufitemo, Imana ikeneye ko tugomba gushyira hasi maze tukashakisha wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Amena. Joshua bavuga amagambo akomeye cyane, bakimara kuyavuga Uwiteka araviva ngo dore abantu nari nkiri n'aba ngaba. Maze urugamba rwose rugomba gutsinda, nta kindi kintu bita kwizera. Yesu nashimwe cyane. Iyo wizeye utsinda urugamba. Iyo wizeye urugamba ntabwo akwiye kuba rwagutsinda ukundi. Iyo wizeye utsinda icyo bita urugamba mu izina rya Yesu. Amena. Iyo wizeye urugamba ugomba kurutsinda, uko yagenda kose ugomba kurutsinda. Upfa kuvuga ngo njyewe ndizeye. Uko icyambere Joshua bavuga ngo icyambere bene baragihugu tuzabarya nk'uko turya icyo bita umutima. Umutima ngo ni ikintu cyoroshye cyane mu kurya, abantu benshi barabizi. Niyo mpamvu yavuze ariya magambo avuga ngo icyambere cy'ubutaka kuba twishimira, ahubwo ntimutinye murinde ko mwagomera Uwiteka uyu munsi. Amena. Mwirinde kubagomera Uwiteka uyu munsi. Abantu benshi cyane bakomeye bagomera Uwiteka mu buryo butandukanye, ariko reka mbabwize ukuri, mwamaze kugera i Kanani, mwisanga bamaze kugera mwibagirwa cyane. Izo byose bayimuye mu zitandukanye zo mu butayu, ariko nababwize ukuri. Niyo mpamvu Joshua yavuze amagambo ngo nimwishaka nimuze mushaka izindi mana muzakorera, ariko njyewe n'inzu yanjye ntabwo tuzigera turekorera Uwiteka, kuko tuzi neza ibyo Uwiteka ajya akora bitandukanye. Rero ibyo wakora byose utabanje kwibuka bizakugora. Banza umenye neza yuko Uwiteka niwe wimika, akaba ariwe n'ubundi wimura, kuko niwe wagushyize aho ngaho wicaye n'ubundi ahagukura bitewe n'uko wagiye wibagirwa. Amen. Kuko iyo umuntu yibuka bimutera cyane kwirinda icyaza kumutandukanya na wa wundi, bikamusaba ngo guhora yibuka iteka ryose, kuko iyo wibutse bituma na wa wundi agira ibindi yongera gukora kuri wowe. Ariko iyo wibagiwe birakugora cyane. Fata umwanzuro isa tuvugana, wongere cyane wibuke byinshi Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, kuko nuza kubyibuka biraza kuba byagutera cyane kongera kuba wagira Imana icyizere, uvuge ngo burya iyi Imana irazahurira Imana yange iteka ryose. Nubwo navuga ngo byagende gutya na gutya, ariko ndacyafite ibyiringiro yuko hari Imana mfite nk'umutabazi wanjye uhora umbye hafi yanjye. Amena. Yesu nashimwe. Rero nicyo kintu cyametse agaciro, nuko wakwemega cyane n'Imana kurusha ibindi byose.
ibyo wakora byose itakwemera byose ni ubusa. Niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu cyose bishobora byatsinda urugamba nta kindi. Urugamba rutsindwa, umuntu arutsinda iteka ryose bitewe n'uko yagize ikintu bita kwizera muri we. Iyo utagize kwizera birakugora. Iyo utagize kwizera birakugora cyane. Bisaba ngo urugamba rwose banza wizere cyane kurusha ibindi byose. Ubanze wizere. Ubanze ugira icyo bita ibyiringiro bishya hagati muri wowe. Nibwo uzigera utsinda urugamba. Ariko nutabigira iteka ryose bizakugora. Rero ijambo kwibuka ni ibintu bisaba ngo ibuka, ubanze wibuke cyane inzira zose wagiye ucamo, maze wibuke ukuntu Imana yagiye ibana nawe. Bizatuma uba neza muri Kanani, bizatuma uhagarara neza mu cyo bita amasezerano, umeze neza nk'uko Imana ishaka. Amena. Kuko abantu benshi cyane bakomeje cyane babaza Imana kubera cyane kwibagirwa. Ugasanga umuntu yibagiwe ubuzima yavukiyemo, yibagiwe cyane ubuzima bwose yagiye abamo. Ariko niyo mpamvu utabanje ukamenya neza intambara zose wagiye urwana, ukabanza ukamenya neza ukuntu wagiye ubaho, bizatuma wibagirwa vuba. Kandi Imana ubwayo izababara ku bwawe, nawe ubwawe uzababara, kandi hari igihe kizagira uzababara. Yesu nashimwe cyane. Birasaba ngo abantu bongere bafate umwanzuro, bongere cyane bibuke ibyo Imana yagiye ikora, bongere cyane bibuke urugendo bagiye bageramo rutandukanye, bongere cyane wibuke ubuzima wagiye ucamo butandukanye bw'ibizigo bimeze ukuntu, maze bituma wongera kugira Imana icyizere, maze ubwo buzima waciyemo buzatuma bujya wibuka yuko Imana ariyo yimika ikimura. Bizatuma umenya neza yuko Imana ibyo ufite yabikwambura ikabihereza n'undi. Bizatuma umenya neza yuko Imana ubwayo ariyo iri mu ruhande rwawe. Muri make bizatuma wongeye kuba wagira Imana icyizere, wumve hagati muri wowe hari uko byongeye kugenda. Muri make igisabwa kuri wowe ni ukubanza ukibuka inzira zose Imana yagiye igucishamo, maze bigatuma wirinda cyane, byatuma ucumura ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Kuko kwibuka bituma udacumura, bituma wongera kugira Imana icyizere. Birasaba ngo ibyo ufite byose byubake Uwiteka. Apana kuvuga ngo igiye kuba amafaranga ufite imbere y'Imana. Imana ikeneye yuko ufata y'amafaranga akubaha Uwiteka, agakora ibintu bituma ubihesha Imana icyubahiro. Apana ibintu biri bize gutuma Imana yicuze impamvu yakuremye. Hoya uzirinde cyane uko Imana ko yakwicuza impamvu yakuremye wowe. Uzabyirinde cyane, uzabyirinde muri rusange, uzashaka ibishoboka byose ku buryo Imana izishima yuko Imana yagushize ku isi. Kuko abantu benshi cyane ibintu bari gukora birimo bituma cyane Imana yenda kuba yakwicuza impamvu yabashize ku isi. Ariko haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa, niyo cyashibuka iteka ryose. Nuko wavuga ngo maze kugira burundu, ariko haracyari ibyiringiro yuko wakongera gukira. Yesu nashimwe. Haracyari ibyiringiro, byo biracyariho. Ariko icyo mbabwira, icyo mbasaba, icyo mbabwira iyi saha, nuko ibyo ufite byose byagomba cyane gutuma wibuka Imana. Uko kwibuka Imana bizatuma uyikorera uyitinya, bizatuma uyikora uyikunze iteka ryose. Banza urebe cyane uburyo uri kugenda, uburyo urimo witwara cyane mu bintu byose ufite. Niba ibyo bintu byafite niba byubaha Imana, niba bihesha Imana icyubahiro, uburyo ukora mu kazi kawe ka buri munsi, uburyo ubayeho ari mu rugo rwawe, uburyo witwara mu mutungo Imana yaguhaye, uburyo witwara mu bintu bitandukanye. Wazibaze cyane iteka ryose ibyo ndi gukora birimo bihesha Imana icyubahiro. Nusanga utumesha Imana icyubahiro, usaba Imana igushoboze, kuko Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Kandi mubategereje nawe urimo, kandi mubashaka nawe urimo. Iyi saha nimwemere cyane ngo mwamaze kugera i Kanani, mwamaze kwibuka cyane intambara zose mwagiye mucamo zitandukanye. Uribuka cyane ubuzima wagiye ubamo kuva cya gihe cyose, kuva uvuka until nawe byose urabizi. Itibaza cyane niki cyakurinze. N'Imana niyo yakurinze iteka ryose, kandi icyo Imana yanga cyane igisa nacyo. Ongera cyane, wongere uhamagara Imana, wongere wemerera Imana muri aya masaha, yongere kugarukeho, yongere cyane kweze, nta kindi. Ibyo twakora byose
n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe kizagukuraho icyaha, uzagera i Kanani, uzagera icyaha mu gihe utari wakihana. Ariko nufata umwanzuro wo kwibuka, ukibuka neza iby'urugendo rwawe, bizatuma uzaba i Kanani kandi uzaba amasezerano yawe neza, nta n'icyo dufite. Ariko abantu benshi cyane ikintu kimwe kibutuma cyane bagwa mu nzira ni ukwibagirwa. Iyi saha wibagiwe cyane kwa buzima bwose wabayemo. Iyi saha cyane wibagiwe hahandi so yapfiriye. Iyi saha wibagiwe cyane bya bindi byagiye biba ku bagenzi batandukanye. Niyo mpamvu iyi saha ijambo ry'Imana rikumanuke rikubwira ngo mwibuke cyane kandi muze muyitiremo Imana mushaka kuba mwakorera. Rero ni wowe ugomba guhitamo iyi saha. Icyo uribuze guhitamo biraza kubereka nk'uko wahisemo. Imana y'amahoro itugire neza. Tugiye gusenga, ariko wowe ubwawe ufata umwanzuro kuri wowe. Wongere uhamagara Imana, wongere uyibwire ngo ongera ungarukeho, wongere unshoboze gukubaha mu buryo bwose bushoboka. Nongere ngende meze mfite umutima umeze nk'ushaka, uko nababwiye ngo nta kindi kizagushoboza kuba waba neza i Kanani hawe, nuko ugomba kugira umutima nk'uwari muri Kristo. Niwe uzagushoboza gusa, kuko nugira uwo mutima bizagushoboza tuzijyane nka Kristo, kandi ibyo bizagushoboza kuba watura neza i Kanani kandi bikemera. Uri Imana nziza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kugira neza, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose. Ndi imbere yawe murengezi mwiza, Mana tweretse cyane abagwengezi mwiza abantu bawe. Aba ni abantu wiremeye ku giti cyawe, ariko basanze ari uko bagiye bitwara bitagiye bikunezeza. Reka amaraso yaboneke kuri abantu, uko urugendo bagiye barugendamo ntabwo bigeze bikunezeza Kristo muzima we. Bahagize gucogora, bahagize kwigwanirira intambara, bagize kugenda ibijyanye bitandukanye n'ibyo ushaka, ariko isa ndasenze kugira ngo ureke imbabazi zawe zongere zigere kuri aba bantu, ureke wongere ubishimire, wongere ubagaruke ukundi, kandi ubashoboze gukubaha by'ukuri, bagukorere bagutinya mu izina rya Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwabo, ari abari kumva ikibwiriza, ari n'abazacyumva, bose uzabafashe guhindukira, bareke ibindi byose bishingikirizeho, bakwizere by'ukuri mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, sabigeneze nzi kubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.